mu kiganiro turi bukorane ni kirekire cyane kuko turavuga ku tuntu twinshi tugiye tunyuranye, ariko reka mbanze mpere kwaka ka Idamange nabyita ko ari nubwo atafunguwe ariko nabyita ko ari nko gufungurwa. Nimuza kubona rero kuri titre y'ikiganiro mvuga nti Idamange yafunguwe, nimugire ngo no gufungwa no gukurwa muri gereza, ugira no gukurwa muri gereza ujyanwa mu yindi, kuko ubuzima yararimo bwabwo ari nko gufungirwa muri gereza. Na makuru twabonye uyu munsi, na makuru twabonye kuko uyu munsi ntago twasuye Idamange, ni ku ruhande rwa Karasira. Wende bya Karasira tuzabigarukaho kuko Idamange muzi ko twamaze igihe baramutwimye ubwo, ariko twaje kumenya makuru yandi cyase nk'ubutumwa yuko Idamange yakomorewe cyangwa se yemerewe gusurwa. Tuzabikonfirma neza nanone twabashije kugerayo, nawe ubwo byaba ari byiza cyane. Yemerewe gusurwa, kemererwa koherezwa amafaranga akayabona, niba yaranayabonye byaba ari sawa. Ubwo tuzagerageza tumube hafi, ubwo ni nk'ubutumwa wenda twahaga inshuti ze natwe twese tubashaka kugerayo. Uyu munsi rero akaba ari watubwiye ati rwose namubonye hanze, ndetse akanatubwira yuko rwose banasuhuzanyije nk'iminota ingahe, ahubwo tumbwirira bose bashaka kunsura bajyaga bansura. Uyu munsi narakomorewe, tunabarakomorewe, noneho nemerewe gusurwa. Ntago nabyita inkuru mbi rero, ndabyita ko ari ugufungurwa gute. Nubwo atasohotse gereza ngo aze hanze, ariko mujye mwibuka ko gereza haba mwindi gereza, gereza y'imbere ahubwo ikaba ari nayo gereza mbi cyane. Nuvuga ngo abantu bize imibare, hari ensemble na sous ensemble. Nubwo mu gihugu hanini natwe tuvuga ko muri umunyarwanda basa n'ufunze, nawe dukurikije imibere ukuntu abantu baho, dufite uburyo tubidekriva. Noneho ikaba ensemble irimwe sous ensemble zizo za gereza nayo ikagira sous ensemble yindi. Harabyiza ensemble A B C. Imbere muri gereza barimo gereza z'utusho bagomba kubamo. Akuni Idamange yabagamo makuru twabaga dufite nuko no kumuvugisha bwo ibyabyo ari ikibazo gikomeye cyane. Kumuvugisha, vuga ngo kumuvugisha ujya mu kasho. Ntago ibyo ngibyo nigeze njya kure iyo kwemera uko kuri, nuko natwe byatubagaho. Uje kutuvugisha bakamushyira mu kasho tugire muri gereza, ati uri kuvugisha abanyapolitike, ndetse natwe bakadushyira mu kasho ngo tugenda. Bakajya abayobora abanyururu b'abanyururu nabo bakajya gutanga amaripoti hanze, ni kuvuga ku bayobozi ba gereza ba RCS, bakaza bati bya bintu burya ati bano bari kwigisha, bari kutugumurira abaturage, bari kutugumura. Gereza ari bari nk'umurenge, murabizi ko nayo bari igihugu mu kindi. Noneho rero ntago rero kuvuga ko Idamange afunze cyangwa se ari muri yarariho kubwo buryo, ntago nagiye kure y'ukuri kwa babimbwiye. Ariko navuga ngo niba yasohotse muri icyo gifungo kindi, nabyo byaba ari amahirwe. Navuga nti batere n'indi ntambwe ikomeye cyane, ikomeye ariko yo kuzamusora noneho no mwiyogereza no mwiyansambure, iyo sous ensemble bamujyane no muri ensemble nini yo rusange aricyo gihugu ngiye mvuga. Nibyo ndi kuvuga, ndi kubivuga mu mibare. Abize imibare no kuvuga ngo yo hari ukuntu bafataga ikizeru kimwe ukavuga uti erema ziraha ziri naha ngaha, imbere ugashyiramo utundi, ugenda ushyiramo izindi ensemble AB ikuri izindi, rero iziri imbere zikaba zigiye imwe ikabenkiri mu yindi bitewe naho. Nukuvuga ngo rero azaterwe n'intambwe ikomeye yo kugira ngo tubone Karasira Aimable ari hanze, nabyo bizaba ari byiza. Kandi njya mvuga nti mfite inzozi yuko nzabona ba Karasira bari hanze, ba Idamange bari hanze, ba Rashid bari hanze, ba Cyuma Hassan bari hanze mu gihugu, n'abandi ba Sibomana n'abandi bagiye bafungiye impamvu zigiye zinyuranye. Kandi njya mbabwira ngo ngiye muri politike, iyo turi kuganira mbaganiza nk'umunyapolitike ubona uko mbona viziyo y'igihugu cyangwa se uko mbona viziyo y'abanyarwanda. Ikintu bita kuvuga, njye naravuze ngo umuntu avuze ngo ejo tuzajya mu myigaragambyo, ntago nazaho gufunga ngo nuko ngo wavuze ngo uzajya. Nta n'itegeko na rimwe ryabaho ngo umuntu yabwiye abantu ngo tuzajya mu myigaragambyo. Niba imyigaragambyo ari icyaha n'urugero,
nagucungira aho muzakorera imyigaragambyo, aho muzakorera icyaha nkabafatira muri kuri tere, kuko ngo nafite n'ibizigiti by'uko umuntu yanakoze icyaha. Naho umuntu yavuze ikintu ngo tuzakora iki ngiki ntagikore, cyangwa se ukamufata ataragikora, aho ngaho ntago ubunyuranyije n'amategeko, kubera ko ashobora no kuba yabivuga abeshya abantu. Aho uko bitabaye wamufungira wenda icyaha cyo kubeshya, kubera ko no kuvuga ngo wapfubirije mu ikintu kitaba, ubwirwa n'igize ko cyari kuba, ubwirwa n'igize ko atababeshyaga. Kandi Mwidamange yavuga ngo dufate Bibiliya tugende duhurira aha n'aha, mufashe Bibiliya. Ariko Bibiliya mwiwe ko ari ijambo ry'Imana, ubundi banaje kuzigusomera, baje kugusomera Bibiliya, ubona ko abantu bazanye Bibiliya, nese aruzanye Bibiliya cyangwa inkoni cyangwa se imbunda cyangwa se iki, wowe wakumva uje mu izina rya Yezu ninde? Uzanye Bibiliya nibura ari bukwigishe. Ariko icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uko Idamange mu gihe cyose yafashwe igikorwa cyari kitaraba, kiriya cyambona ataranagombaga no kwirwa bakensista. Nkurikije ngewe imyizerere yanjye nuko mbona ibintu byagombye kugenda. Ni ukuvuga ngo rero turizera, cyangwa se hamwe n'Imana byose nta kidashoboka. Niba Kabarebe bavuga ati tugomba kukibamo uko byagenda kose iki gihugu, nizere ko muri Unity Club yabo baterana bagatekereza n'icyo kintu, ko bakumva ko iki gihugu tugomba kukibamo. Tukibamo Nkundi neza umunyamakuru agatuka umukobwa, wenda akavuga ati felicitation kuko wakoze ibi, niba wageze ku ibi ngibi, batikora ibi, bati watukanye bya gufungwa. Undi nawe akaza ati Mwizerwa wo kagira guta nyoko wawe nagize gute, agakutuka umubyeyi w'imyaka 80, akamutuka akamukoronga, akagira guta, akamusebya, akamutesha agaciro mu bandi, kandi ngo igitsina gore cyimirijwe imbere. Uwo nguwo kuko atukanira ubutegetsi nta kintu ashobora gukorwaho, ariko undi agafungwa ku rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo rero icyo dushaka ni igihugu kiringaniza abantu bose. Niba cyabikoze ku muntu umwe, icyo mparanira suko habaho gufunga, ahubwo icyo mparanira nuko abantu bagomba kubaho mu bwubahane, mu bworoherane, no mu mubano uzira imbere. Kase Abanyarwanda dusangiye ibyiza by'igihugu mu buryo bungana, Abanyarwanda twese twumvanye, buri wese akumva impungenge n'imbogamizi ndetse n'ibibazo by'undi. Buri munyarwanda atishwe n'inzara, buri munyarwanda bayize imizi ikicyura, agasohoka hanze akareka kuba nk'intuzi iri muri ankro, akaba yasohoka akajya guhahira abona byeza, akajya guhinga abona hari ubuhinge, hari umurima, hari umushike, kugira ngo ahingira igihugu. Ibyo ngibyo bitwaye iki? Bya nkunda kumva atari Abanyarwanda benshi bakize ku isi, aho kugira ngo nabonye nanone ikindi kintu mwarabonye we, ngo bemereye ngo visa ngo umunyafurika wese ushaka kwinjira mu Rwanda no kwinjira nko gufata hiyasi mu Rwanda. Ndetse biranagoye buriya, uzi ko mu Rwanda ufata imodoka ukagenda handi kuyibona, ngira ngo ushobora kumara icyumweru warabuze tike, ugenda ugasanga zashize. Ariko ngo Abanyarwanda abemereye kuza mu Rwanda ubu ngubu nta no kubaza, n'uzaza winjire mu Rwanda uko ushaka. Ubwo u Rwanda nuko bavuga ngo ni rutoya biraza kugenda bite, ariko kuza nta mahirwe. Ahubwo ati u Rwanda ni rutoya, ariko nkuko Kabarebe bivuga, ariko ngo bazane bari abantu muri za ntuza mu Bwongereza, ngo bazane, none zo barabazana, kandi namwe ubwanyu muvuga ko mwabaye benshi cyane mwarubyiganiyemo. Ibyo nabyo urumva ko tujye twibaza ku tubazo nk'utwo ngutwo duteye amatsiko. Abanyarwanda rero, Abanyarwandakazi bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ku iyo nkuru rero twumvise gutyo, navuga ko ari amakuru meza. Mushiki wacu koko yavuye mu ubwo buroko, akaba abasha kuba yasurwa, yakoherezwa n'amafaranga akaboneka, nabyo tuzabimenya, kuko navuze ni ngewe ni Petero n'isi ndewe Amerika uko akibonye tuzagikora nawe, kuko nkuko twari twateye intambwe tuvuga tuti umuntu kucya dasurwa, ariko byagenze bite, ndetse tugakomeza no gukora ubuvugizi tugira gute, tuzabigerageza nabyo turebe ko badumuduha cyangwa se bibindi, cyangwa hari n'abandi banagiyeyo. Ariko niba bavuga ati munsure none nabyemerewe, ubwo ndumva imiryango yafungutse. Rashid nawe ati nyaboneka mujye munsura mw'abanyapolitike, mwaba byashoboka. Ariko nanone twongeye dusabe RCS
uko kera habagaho uburyo umuntu agasura abantu n'icumi. Mwibuke ko imiryango y'Abanyarwanda ifungishije abantu benshi. Ni gute umuntu ashobora kugenda ngo yandikishije umuntu umwe kandi afite abantu 10 bafunze? Murekura abantu bafungwe, umuntu asura abantu bose bishoboka, afitiye n'ubushobozi bwo gusura. Naho kugenda ngo wandikishe umuntu umwe byose ni ibiki? Andikisha ubona bishoboka ko nta kibazo gihari. Nuko rero ndumva yari inkuru twavuga ko ari inkuru nziza rwose ishimishije, kandi tukazishimira ko tuzabona Diamond yagarutse mu bana no mu muryango. Tukazabona inkuru ishimishije yuko madamu wa Rashidi nako wa Bicahaga, damu w'abana 5 ataje nawe ari hanze, agarutse mu bana n'imiryango yabo yongeye guhura, yahuye n'umugabo n'iki byose tukazishimira muri igihugu tubona ibintu byose ari sawa sawa. Nuko rero ndumva ibintu uko bizagenda kose bizagenda. Reka twikomereze n'izindi nkuru twagiye tubateganyiriza, kandi tubibuka gukora subscribe, like ndetse na share. Ikiganiro nabwiye ko ari ikiganiro kirekire. Monesco na FARDC rero biteguye urugamba rwa Goma na Sake. Hano ngira ngo nkuko biri kuvugwa hano muri Congo ari Monesco ndetse no ku ruhande rwa FARDC, ariko abantu bamwe nabo bati nubundi iki gihe ntagiye bitafatikanyije, ariko bavuga bati na 2013 ubwo urugamba rwari rukaze cyane, bati Monesco yabagamo hakabamo n'ingabo ndetse zari zikomeye ziriya za force speciale n'ibindi. Ariko nanone ku rundi ruhande bati M23 y'ubu ngubu yo muri 2013 ati si kimwe n'iya 2023 ati ngiye yariteguye. Ariko izi ngabo za Monesco nazo zikavuga ziti tugomba kurwana ku mujyi wa Goma kugeza uko byagenda kose. Ariko ku ruhande rwa M23 nabo bati Monesco nayo kwivanga mu ntambara ntago biri mu masezerano cyangwa mu byayizanye. Hano rero bavuga ko komanda w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buzwi nka Monesco, ubita Lieutenant General Otivio Rodrigue de Miranda Filo, yatangaje ko azafasha ingabo z'iki gihugu rero mu rugamba rwo gukumira umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gihe wagerageza gufata umujyi wa Goma na Sake. Mu kiganiro cyahuje Lieutenant General Miranda, umuvugizi w'igisirikare cya RDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Jike Kayiko Guillaume, abandi bayobozi n'abanyamakuru kuri uyu wa 3 Ugushyingo, yagaragaje ko Monesco itewe impungenge n'uburyo M23 ikomeje kwegera imbere isatira umujyi wa Goma. Uyu musirikare rero yahamije ko M23 y'ubu ifite imbaraga zirenze iziya yasenyutse mu mwaka wa 2013. Gusa yagaragaje ko itazirusha izi ngabo z'impande zombi zifatanyije. Ati inyeshyamba za M23 zifite imbaraga kurusha izo muri 2013, ariko Monesco na FARDC ziyirusha imbaraga kandi twayitsinda. Lieutenant General Miranda yatangaje ko Monesco na FARDC byatangiye operasiyo byise Springbok igamije kurinda umujyi wa Goma na Sake, kuko ngo bigaragara ko ariyo M23 yaba igambiriye gufata. Perezida wa M23 rero bita Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo za Monesco zigiye kwica amasezerano mpuzamahanga ayibuza kwiyunga n'imitwe irimo abacancuro, yabishingiye ku kuba asanzwe ashinja ingabo za RDC kwifatanya n'abacancuro baturutse i Burayi n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR n'urubyiruko rwa Wazalendo. Bisimwa yagize ati rero se umuryango w'abibumbye mu masezerano menshi wamagana kwinjira mu gisirikare, gusa kwinjiza mu gisirikare, guha amafaranga no gukoresha abacancuro. Waba witeguye kwiyunga n'abacancuro imitwe yitwaje intwaro na FDLR muri operasiyo ihuriweho na gisirikare hagamijwe gushaka impamvu? Umutwe wa M23 rero ufite ibirindiro muri groupement ya Kibumba, kandi bivugwa ko wabyongereyemo abarwanye mu birometero bibarirwa kuri 20 werekeza i Goma. Ubutegetsi bwa RDC rero burahamya ko ushaka gufata uyu mujyi, ariko ngo ntibizigera biwukundira. Ni mu gihe rero wo uvuga ko utagambiriye gufata ibice. Hano rero ni umugambi nyine wo gufata umujyi wa Goma bari kuvuga, ariko ni ibintu byavuzwe nyine
kandi urwana burya byanze bikunze abarwana avuga ati ngera aha ngaha bishobotse banagira ntahashoboka mu gihe baba bariyemeje kurwana, ahubwo burya biterwa n'imbaraga abantu baba bafite mu kugira ngo baprogresse. Wasanga n'izo obstacle ziba zirimo zose. Hariya rero intambara iracyakomeye, ntabwo irahagarara mu myaka yose imaze, mu gihe Kongo nayo ivuga iti dufite imbaraga zihagije n'ibikoresho bihagije. Abantu nabo bakavuga bati ibikoresho Kongo ifite n'imbaraga ifite, ntawamenya impamvu, ahubwo nawe bagihari, tuzagenda tubireba. Ifunze itsinda ry'abakozi bakekwaho kurigisa amafaranga y'ingurane z'abaturage. Hano rero mu Rwanda nyiranga ibi ngibi ni ibintu byagize ku muntu ugiye ku muntu ukorera leta utamurenganyije, ariko ubujura tumenye ko bumeze nabi mu Rwanda. Ariko nanone abangaba bararigisa amafaranga y'abaturage cyangwa se ingurane z'abaturage. Nta uzumva ngo hari ikibazo yagize kindi, ariko ejo bundi numijwe n'umuturage ngo barashe ngo ari gukurura agafuka k'impuza k'imyaka. Uwo ngo ni nko wafata umuturage uri guca igitoki mu murima wundi cyangwa ikigori ukamurasa. Ariko abari amafaranga ya leta, uzumva ngo ikigo kinini cyahombeje amafaranga umutungo wa leta. Umuntu ngo ahombeje umutungo wa leta kandi mu buryo bugaragara, ariko kuwugaruza bigenda biti. Bya numva ko abavuga batese ribo abangaba kuki itagiye bareba bahombeje leta kare akageni. Erega buri hari ikintu njya ndeba ukurikije ibintu biba ari amafaranga leta isohora cyangwa amafaranga agombye gusohoka mu bikorwa asohotse mu gukorera abaturage. Kuko nyabyo ndababwiza ukuri, asohotse mu gukorera abaturage nta muturage w'igihugu wakekena. Ngiye mu Rwanda uzarebe bije y'igihugu kuntu ibingana, njya mbyibazaho ugiye ukuntu bije y'igihugu ingana, ariko ukajya wajya nko mu karere tuvuge hari akarere ka Karongi nkunda kubona abanyamakuru bakunda kuvuga, cyangwa se utundi turere wajya mu karere ukavuga uti nko mu karere hakozwe iki kugira ngo bigende gute. Uzarebe na n'ubu ibitaro ngumva ko bigifitanye ngo ikibazo ngo n'iriya ntuza ni ari RSSB ngo kubera ko bitinda kubishyura, ngo bityo imiti bikaba ikibazo ko abantu baba batanze za mituelle de santé kugita bayishyura ibyo bitaro. Nabyo ugasanga utwo n'utubazo, ariko ibibazo bigiye bihari. Amafaranga wumvise ngo amatiriyari yose yasohotse muri bije y'igihugu, ariko ugasanga hakozwe iki gishya. Iyo ngengo y'imari ikora iki, imara iki, ituma abagore kw'iki gihe basigaye barara amarondo, ujye bareba aho baba bari birukankana ibikoni, batagishobora kwita ku ngo zabo neza uko byagakwiye. Ni gute umudamu arara yirukankana inkoni, akirwa yirukankana inkoni nk'aho agombye gukorera urugo. Igihugu kimaze imyaka n'imyaniko abantu barara amarondo, biruka ku marondo, wagira ngo kikora mu ntambara, kandi avuga ngo umutekano wose. Ayo yose hagombye kuba ari guhemba abantu uko bashinzwe umutekano mu buryo bugaragara bashyizweho na leta, aho kugira ngo abaturage bajye birwa nk'ibyo mu gihe bakagombye kuba bari gufata igihe bari kwikorera. Ntitugenda tubibona se byagombye kuba biri muri ya security, biri kuvuga biti abagomba gukora security nyabo, ababitorerwa, ababifitiye uburenganzira, ababihemberwa bagombye kongerwa, ariko abaturage bakabona agahenge. Sareba hirya no hino amarondo mukaza amarondo kugeza naho bigeze mu bagore. Ibi biteye impungenge. Ingengo y'imari y'igihugu ni nyinshi, nigereranyije ni nyinshi rwose irahagije, ahubwo hakagombye kureba uburyo ikoreshwa neza, ukareba ese ariko se yakorerwa gute. Ujya kumva ngo amadetournement ibi ntago byagakozwe, abaturage bagora ntiturabona ingurane kw'ibi ngibi. Hirya no hino ugasanga barataka, bacishije umuhanda hano ntibishyura, abakoze abaje gukora amazi hano baranira imyaka y'abaturage ntibabishyura. Ibyo nibyo bikunda kuvugwa cyane. Uzarebe abaturage mu makaritsiye ikintu kigezweho kwikorera imihanda. Ugomba gutanga amafaranga leta ikakunganira kugira ngo muzabone imihanda, ya mihanda hagira imihanda ikorwa runaka kwa. Nabyo mugenda mubibona ukabona ko ibikorwa byinshi abaturage nabo bagenda bagira uruhare mu kubikorera. Ariko imisoro kumva ngo basuze ngo Rwanda Revenue yasoresheje arenze izanisha, ukumva ngo wumve ibifaranga bizumva ibifaranga Rwanda Revenue bayasoresheje, wumve ngo za Bralirwa zungutse n'ibiki byose uko byuko ubwo niko bisora. Uzumve amafaranga y'inguzanyo, hari amafaranga nabonye niyo Europeenne, niba ari inguzanyo, niba ari inkunga, ngo kugira ngo itumbagira y'ibiciro byo gukomeza. Reka turebe uko ibiciro by'ibiribwa biri bugabanuka no ku masoko yo mu Rwanda nyuma yo kufata ari amafaranga y'umurenge menshi cyane ya miliyari bafashe. Turareba uko umuceri bivuze kugura, kawunga bivuze kugura, ibyo byagabanutse burya deja n'ibitoki birimanura n'ibirayi birimanura bya hano mu Rwanda.
ibyo ngibyo bihita bigaruka n'ibijumba. Turebe uko biri bugende. Ndibuka hari ikintu buriya kinera ikibazo. Njye ndeba umuhinzi yagiye guhinga ukuntu ahingira amafaranga 1000 akaza akayagura ikiro cy'ibirayi. Nkibuka kirya gihe ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga 3. Ninde wibuka ikiro cy'ibirayi kigura 3? Ikiro cy'ibirayi kikagura 8. Kandi umuhinzi ari guhingira amafaranga ngahe? Amafaranga 100 ikiro kiri kugura 3. Urumva ko yahingiraga ibiro 30 bamagura urutebo rwe. Ndibuka ukuntu umuntu yaza guhingira ukamu urutebo rw'ibijumba akagenda adashobora no kuruterura. Urutebo rushobora kuba ruri biro nka 50 gutyo cyangwa se birenga. Ariko umuntu arajya guhinga agacyura ikiro n'igice cy'ibijumba. Ikiro n'igice cy'ibijumba. Aho ubu buzima abanyarwanda bazabamo gute? Iyi minsi abakozi bakoze mu makampani bamaze iminsi bataka amakampani ya security. Bataka bati turahembwa amafaranga 25,030. Kandi uzareba uriya mu security abarinda ikigo cy'imari, arinda ikigo cy'ubucuruzi, barinda amabanke apakiyemwe amamiliyoni n'amamiliyoni. Aho ngaho se kuza bakurindisha inkono ikajya yirwa itogo tuyireba badashobora no kuguha ku isosi. Koko ibi bigo by'amakampani bihabwa amafaranga ngahe n'umuseki n'umuntu wemeye ko bamuzanira umusekirite? Njye ntekereza ko atari munsi y'ibihumbi nka 200. Niko mbitekereza, cyangwa se wasana babona 300. Abagadi mujye mutubwira, abasekirite mujye mutubwira koko batanga amafaranga ngana gute kugira ngo babaha amafaranga umuntu uri muri kampani amafaranga 20 bingahe uzi icumbi ko rimeze. Dore n'ikibazo no kinanariho. Bari abahemu dufaranga duke babaga mu amacumbi barimo basenyagura hirya no hino ku gisozi zahehe hose. Uducumbi tubabonaga twa 15 20 baze kubuhemwa 25 ukajya mu icumbi rya 15 hasigaye iki? Uzatega uzagira gute? Iyo murebye uko mubona abo bantu barinze ibigo byanyu, mubona badahangayitse, mubona batari mu gahinda gakomeye. Tujye tuvugisha ukuri koko dukome urusyo tunakoma n'ingasire. Kubera iki mwifuza kurya aba barinze bishwe n'inzara? Uzi kurindwa n'umunyenzara. Nuvuga ngo rero Libu yafunze itsinda ry'abayobozi bakekwaho kurigisa amafaranga y'ingurane z'abaturage. Ibi bintu uzajya wumva abaturage birirwa bataka, tumaze imyaka 10 tutarabona ingurane, tutaragira gute. Ngiye mbona ahubwo Libu yagakwiye nayo gufunga n'abayobozi bagira uwaremwe abaturage amara imyaka 14. Urwego rw'igihugu ngo rwafunze, ariko Libu rwafunze abayobozi 7 bakurikiranwaho kunyereza amafaranga y'umuturage y'ingurane yaragenewe abaturage bo mu karere ka Rulindo bagenewe na leta ubwo hubakwaga umuhanda Rwintare Gitanda Muvumo mu mwaka wa 2021-2022. Mu bafunzwe rero harimo abanyamabanga nshingwabikorwa 2 uhari ubu n'uwo yasimbuye ubukorera mu karere ka Muhanga, hamwe n'abandi bakozi bari bashinzwe gutanga amafaranga y'ingurane mu karere. Umuseke dukesha iyi nkuru wamenye ko abafunzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Muhanga Bizumuremyi Ali Bashir na gitifu w'akarere ka Rulindo bita Kanyangira Inyasi. Ayo makuru kandi aravuga ko Libu yataye muri yo umuyobozi w'imirimo rusange y'akarere ka Huye Muhanguzi Godfrey. None inkuru rero zitabwa muri yombi y'aba bagabo 3 yatangiye gucicikana kuwa 2 tariki ya 31 Ukwakira 2023, ariko Umuseke ufite amakuru ko bafashwe kuwa 1 tariki ya 30 Ukwakira. Dosiye rero ndende ivuga ibyo abayobozi bakurikiranweho babikoze mu bihe bitandukanye. Iperereza rero rimaze kugaragaza ko hishyurwaga abantu babaringa cyangwa abatari bagenewe ingurane, ndetse bakaba hari abishyurwaga inshuro 2. Ibyo rero bakoze bivuga ko bigize ibyaha byo kunyereza umutungo no guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Amakuru rero Umuseke wamenye avuga ko Bizumuremyi Ali Bashir wahoze ari witifu wa Rulindo ariwe wabanje kunyereza ayo mafaranga y'ingurane mbere yuko yoherezwa mu karere ka Muhanga. Noneho mu hererekanyabubasha bakoranye na mugenzi we Kanyangira Inyase
yakomeje gukora ayo makosa Bizumuremyi yasize akoze. Iki cyaha rero abo bombi bashinjwa bivugwa ko bagifatanyije n'umuyobozi w'imirimo rusange Muhanguzi Godfrey akiri mu karere ka Rulindo. Ubu ni umuyobozi w'imirimo rusange mu karere ka Huye. Abandi rero bafunzwe harimo Kanyangira Inyase, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo. Iyo bintu tujya tubabwira tuti aba ntarega batibye, abenshi batibye nabo kubaho byabagora kuko ubuzima niba bwikubye inshuro 10 kandi amafaranga ntiyikube inshuro 10, urumva ko nawe ariho handi umutima uzahoro ugira. Ariko nanone aba bahembwa ibifaranga byinshi ugereranyije n'abarimu cyangwa nabo ba security. Aba nabo babamanura akabashyira kwimishara yo hasi, ni nabwo ibicuruzwa bitahendwa. Ibi mbona Bener ikunda kwirwa ikora ngo iri kugabanura amafaranga ku masoko ngo kubera ko ngo inguzanyo ngo igiciro cy'inguzanyo yakizamuye, ahubwo bahagombye kugabanura imishahara mw'aba bakozi ba leta bose bakabashyira mu mishahara imwe. Nibwo isoko ritata agaciro, nibwo abantu bajya ku mashuri ugasanga barora ku mashuri amwe, nibwo ireme ry'uburezi ryaza. N'abantu niba bashobora kwiba bakiba amafaranga y'igihugu, ayo mafaranga azayakoresha ajya kwiga Harvard cyangwa se yiga ahandi, abona yiga mu gihe umwana wa rubanda azarangiza kwiga atazi gusoma no kwandika, ariko we kuko azaba mujyana ashaka nta kintu bizabimubwiye. Ariko we bose bari kuri même point d'égalité, n'ibintu byagenda neza ari uguhaha kwiga ari ibindi. Mugeshora Deris ni umuyobozi ushinzwe umutungo n'ubutegetsi mu karere ka Rulindo wo bita DAF. Bavugirije Juvenal ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa remezo n'ubutaka mu karere ka Rulindo. Niyo Niringiye Felicien yahoze ari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa remezo n'ubutaka mu karere ka Rulindo 2020-2021. Ubu ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi na Kurugibwami Celestin. Kurugibwami Celestin umucungamutungo mu karere ka Rulindo. Kurugibwami Celestin nizere ko atari uwonzi. Kurugibwami Celestin umucungamutungo mu karere ka Rulindo. RIB yongeye kwibutsa abashinzwe gucunga umutungo wa leta ko kunyereza cyangwa kuwukoresha icyo utagenewe ari icyaha gikomeye kandi gihanishwa ibihano biremereye. Gitifu rero Bizumuremyi Ali Bashir yoherejwe kuyobora akarere ka Muhanga mwaka wa 2021 aguranye kuri uwo mwanya na Gitifu Kanyangira Inyase woherejwe muri karere ka Rulindo kuguranura nyine none shanje par equipe kiganye. Bamwe mu bakozi b'akarere ka Muhanga na Kahuye bavuga ko abo bayobozi baheruka mu kazi ku wa mbere w'iki cyumweru. Kanyangira rero Inyase yavuye i Muhanga nabwo bamushinja kunyereza amafaranga harimo ay'imihanda na za ruhurura mu mujyi wa Muhanga. Urumva Kanyangira Inyase yavuye Muhanga bamushinja amafaranga, kunyereza amafaranga, ariko barongera bamwimurira handi. Bya bindi bya FPR ngo kugenda igera ngo bagerageza peti kwa kundi baza bakirwa badutuka ejo bamara kugira gute bati dore ngwino baragufunze, ariko nyine ibyo bakora barabikoze. Umuntu ni baramushinjaga ngo kuki batamukurikiranye icyo gihe ngo ibyo bikorwa bikoze. None abafashwe rero bafungiye kuri RIB station ya Shyorongi, Rwezamenyo na Kimironko mu gihe dosiye zabo zikiri gutunganywa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Umusekero wamenye ko genzura audit ryakozwe n'akarere ka Rulindo ryasanze ayanyerejwe agera kuri miliyoni 60. Nuko rero ibi ngibi ni ibyibereye hano iwacu i Rwanda. Wacu i Rwanda ntago biba byoroshye ibintu biba bikomeye umunsi ku munsi bigenda bihora biza. Nuko rero icyambere muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi, umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane, miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite.
bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza, kuri Tsinda n'ahandi hose duhurira, mwese twongeye kubasuhuza. N'ibibazo byose mugenda mutubaza mu buryo bugiye bunyuranye, mwese tuba tubakurikiraho muri hose. Hari abibaza rero cyangwa se batubaza bati kubera abadiplomate b'u Rwanda bakomeje gusinya amaviza y'ubuntu kwinjira mu bindi bihugu nta nkomyi, ati no kubera iki kandi ntibasabire yuko u Rwanda byaba ku banyarwanda bose, ngo nabo cyane cyane ko abanyarwanda ari bo baba bagomba kujya gukora business, ko n'ubundi umudiplomate yagiye kwaka viza ntawe yimwima, ko n'ubundi iyo viza n'ubundi bisanzwe, kubera iki bemererwa kugenda cyangwa se bari gusinyana amasezerano n'ibihugu. Hari izihe mpamvu? No kugira ngo se niba ashatse kugenda igihe agendeye bitunguranye ahite yigendera atabashe kujya, ese abadiplomate iyo bagiye kwaka viza birabagora, cyangwa se hari ikindi kintu cyaba cyihishe inyuma y'ibyo ngibyo tutabasha gusobanukirwa. Ni benshi rero mu bakunzi bacu bagenda batubaza ibi bintu. Iyo nkuru turaza ni muri turi bugarukeho. Hano rero baravuga ko muri Musanze umusore yishwe mu buryo bwa kinyamaswa. Umusore wakoraga umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku igare. Cyo rero ni ikibazo cy'umutekano muke hano mu Rwanda dukomeza tugarukaho. Bagakomeza bavuga ko RIB rero ngo yafunze ngo itsinda ry'abayobozi bakekaho kurigiza amafaranga y'ingurane z'abaturage. Yaba ngaba kuri ngewe ntabwo ngewe njya mbitindaho ku muntu wari ikintu cya rubanda. Abangaba urumva kubafunga, ariko mu bihe bishize barashe umuturage wari uri gukurura agafuka kakawunga ku modoka, ariko babari ibya rubanda rusange muri rusange ku bwinshi, aho barabafata ku neza gukora abakozi ba leta. Ntawe nsabiye ko bafungwa, ariko icyo mba mvuze ngo abantu bahagombye kubafata bose mu rwego rumwe. Aho ngaho umuntu yababaje abantu benshi cyane, barasiye hariya Igitarama, ni Muhanga mu majyepfo, mu imodoka niba yerekezaga ku Kibuye. Aho ngaho avuga rero ko hari n'indi nkuru ivuga ko FARDC yahaye urwamenyo abibwira ko bazamburwa Goma. Aho ngaho ni ko FARDC ivuga rero n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko rero banyarwandakazi, ngira ngo twatangiye tubasuhuza, kandi reka twongere tubasabe gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ntukarebe ikiganiro cyacu ngo nurangiza kukireba uhite wikomereza wigendere, ahubwo gakwiriye kukireba unagishimangira, nanavuga uti ibi bintu ko turabyishimye kandi turabyishimiye cyane, udutera inkunga mu buryo bugiye bunyuranye muri ibi byose tugenda dukora kugira ngo turusheho kujya mbere. Mukore subscribe, sabone, muhereze n'abandi bose bakomeze bakurikira ibiganiro by'iwacu. Hano rero duhereye ku kintu ni mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga cyangwa se iki. Baravuga ko uyu munsi ngo ibyo tugomba kumenya mu bikuye mu masezerano u Rwanda na Venezuela byasinyanye. U Rwanda rwasinyanye na Venezuela amasezerano. Ngewe rero hari ikintu buriya njya nkunda guha amahirwe cyane cyangwa se imbaraga cyane, mbona u Rwanda rukwiriye kugirana amasezerano yihutirwa na bya bihugu. Kabarebe yavuze ngo ese mu Rwanda turamutse bigenze gutya, nitwajya mu Burundi, nitwajya muri Uganda, nitwajya muri Tanzania, nitwajya muri Kongo. Murabizi kuri Kongo ko bikongo ni banahakandagiza n'akarenge mu gihe Kongo ivuga iti mwaraduteye, mwabarateye se umuntu kamuhungiraho cyangwa se bibaye ngombwa. Ndumva ari ibyo bihugu niba ntibeshye yavuze, namwe muri aho kugira ngo tujye twunganira niba hari icyo nibeshye mugo. Nuko ibi bihugu niyo bya mbere bya kwihutirwa gusinyana amasezerano. Amasezerano yabashingiranye ku bintu bikomeye cyane. Abadiplomate b'u Rwanda bari kujya gushakisha uburyo babona bemererwa kwinjira izi visa. Kwinjira visa rero uruhushya rushobora kwinjizwa mu kindi gihugu uciye, akenshi visa zica mu ndege kamemu, ukaba wakwinjira mu kindi gihugu nta nkomyi, kubera ko urwo ruhushya rujya kubisaba muri ambasade ruba rwaramaze gukurwaho.
ni nkuko wavuga ngo uri hano mu Rwanda uko wigendera ushatse kujya Cyangugu uri Kigali uko uzenguruka mu Rwanda uko ushaka ntawe kwaka icyangombwa. Ni kimwe rero nuko aba badiplomate b'u Rwanda n'abadiplomate b'u Rwanda si abanyarwanda muri rusange bose, ahubwo n'abadiplomate b'u Rwanda. Njewe nka kwa kuri East Africa, uzi ko no muri East Africa byari bigoye, nabwo winjiraga werekanye irangamuntu uri umunyarwanda. Numva ahubwo bagombye gukora kimwe cya East Africa, uyu mwiryano uriho ukavuga ko Kongo biri kwicuza ngo icyatumye ngo yinjira muri EAC iri kukicuza, niko numvise. Hagati aho ngaho kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yinjiye muri EAC n'ubundi bukungu yari izanyemo, Burundi, Tanzania, Kenya, Sudani y'Amajyepfo, Uganda. Buryo ibyo bihugu igihe byose bigezemo, niba baravuze bati tugomba kwinjira mu bihugu bya EAC tukagenda dukoresha n'ibyo ngibyo nabyo bikubahirizwa. Ariko se ijya kurisha ihera ku rugo, twabanza kugirana umubano nyawo na bya bihugu turi kuvuga ngo eze ko duturanye twajyayo biramutse bigenda gurya go tumaze guteza yakajagari, dushakisha uburyo bukajagari twatejeyo mwatejeyo nge ntako natejeyo, mfite uburyo nanabidefanda. Sibyo Imana izanamfashe uburyo bavugamo batejemo akajagari byo kuzagera iwanjye cyangwa ku wanjye bimere ngo tugumye, Imana ikomeze turengere. Ariko icyo nababwira abagatejeyo bakwiriye kureba uburyo ako kajagari karangira kagashirayo, abanyarwanda bikamera neza. Nabonye ari umuntu ari umu YouTubers hano w'intore cyane n'abazindutse avuga ngo bure turahunga turahunga iki ngo tubaye iki, kandi ubwo nyine nabonaga ari akavideo hano bagiye bashyiraho kabare bati duhungiye undi turahunga. Ibintu biba bishekeje cyane wa mwana we. Burya muri politiki ari ikintu namaze kubona, hari ukuntu ibi ndi kubibabwira mba ndi kubabwira nk'umunyapolitike. Ndibuka dushinga ishyaka PS imbere kuri nakantu gato nshaka kugira ngo bakubitiraho gato. Baratuzengereje guhera mu mwaka wa 2008 turarwana 2009 kubw'amahirwe tubona ishyaka PS imbere kuri remewe gato mumbabariye gatoya. Nagira ngo mbere kukuntu ibi bintu biba ibintu bitoroshye, ukuntu hari ahantu ugera ugasigara ari uburyo ugomba guhumuriza abantu kugira ngo mukomeze mureko mwakubaka abantu batakwirukanka cyangwa ngo bagucikeho. Hari aho bigera bigakomera. Ubwo rero hano uyu mu mwaka wa 2008 2009 riza kwemerwa mu buryo bugoranye. Iki nukuva ni ishyaka nibwo ryari rikiza mu bwa mbere, nitwe twatangiye tuvuga ngo kurwanya ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi hano mu gihugu duhari, kandi duhagaze dushize amanga turarwana mpaka ishyaka ryemewe rirasinyirwa. Abaturage ukajya ujya urabona buriya abangaba ba Frank bo bemerewe mu buryo bworoshye ukurikije nubwo twemerewe, kuko twebwe badusabwa kugira ngo tuzanire abamambre bose batanu muri buri karere dukoresha inama. Noteri ugenda aca imbere ya noteri, naho ba Frank bo baranababuze bajya kugira bajya kubajyana kwa noteri mu karere ku wundi munsi, ntabwo bagendaga batoragura uwo babonye bamujyana. Naho twebwe badushyizaho ntuzamananiza ku buryo ubuze nihagira ubura noteri akagenda biraba birangiye. Icyo gikorwa Imana yaradufashe turakirangiza, kandi tukirangiza n'abantu b'abagabo bose. Aho wamubuza ukajya kwirwa ukajya no ukava wajya n'icyaha ugasinya usize abandi bari gusinya akajya kumuzana yo kuko uzi ko biri bugire ukajya kumumobiriza yo mpakaje abantu baraza urasinya mu buryo bugoranye. Nuko rero bigeze mu mwaka wa 2010 ibintu bitubyarira amazi n'ibisusa. 2010 kubera ko ariho kigiye kitegurwaga amatora, cyari igihe cyari gikomeye cyane. Tugiye twashyiraga kondisiyo yuko tugomba kujya mu matora, ariko komisiyo y'amatora yariho yasheshwe. Gusesa komisiyo y'amatora rero yashyizweho n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe bwavuye, kubera ko komisiyo y'amatora twagomba kujya yari independent. Niba ngende muri komisiyo y'amatora ntago wanyiba amajwi, ntago wakwiba amajwi mu gihe nyahagarariye kandi ndi umunyakuri. Ibyo ntago bibaho. Dore rero aho ibintu bitubyariye amazi nk'ibisusa, FPR teba abantu baje nta mikino.
abandi twajyaga tukabyumva kimwe, none turanahura bati ntabyo kumva ibintu kimwe ntago turwaye, ibi ngibi ntago bibaho. Nuko rero nibwo batangiye ziriya manevre rero zo kuvuga ngo uwo turi bubyumve kimwe niwe turi bukomezanye. Nibwo bafashe rero wagiye kumva harimo hajemo utuntu tw'utumaguye nk'utwo ngutwo, uretse ko burya hari igihe burya ikintu cyitwa tete hejuru burya nayo iyo birwaye naho haba harimo akantu. Burya niyo mpamvu burya imitwe ya politike cyangwa abantu baharanira impinduka bagomba kugira ubuyobozi buri strong bukomeye budafite wa mwiryaye na bya bibazo. By'umwihariko ubayoboye wose akaba ari umuntu honnête ushobora gushyira abantu ku munzano umwe. Ahangaha sinshaka kugira ngo mbigaruke, ntabwo nshaka kwinjira ku bintu, ariko ababaye ab'intege nkeya, buryo ushobora kuba uri umunyantege werekana ko ufite intege nyinshi n'isi yose ukakubonamo nk'umunyakuri n'iki, ariko hari ukuntu burya nawe ugira uruhare mu kuba watuma habaho faiblesse mu bandi. Reka ko tugashyira entre parenthèses ntagakoryo igihe cyako kizagera. Ni ukuvuga ngo rero ababaye intege nkeya batashoboye gukombata. Burya ni ukurwana mu rugamba ururwana ufite utia double tranche cyangwa se inkota y'intuza ya mujya abiri. Ubuhanganira aho uri, kuko naho ntibiba byoroshye, noneho nabo muhanganye nabo. Ni ukuvuga ngo abanyantege nkeya babonye ko FPR yahise bigarurira, imaze kubigarurira irabatwara nyine, imaze kubatwara niba abandi uzajya ubona ngo ngo turemera ko itegeko nshinga ngo rihinduka, ngo president uriho agakomeza ngo kubera ko ashoboye, kandi nyuma bakaza ngo dore ngo dufite amashyaka ya opposition, ngo PS imbera kuri muri opposition ngo iri mu nteko. Ishyaka ryamaze kwemeza ko FPR igomba gukomeza ubutegetsi, nirangiza ngo iri muri opposition. Iyo opposition kandi yamaze kujya muri position, naho ngo mwagiye mubibona. Abataragiye rero mu murongo neza mwaratubonye aho twibonye, na n'ubu ngubu tukaba tukiri mu iyo ntuza, tukaba tukihangana aho ngaho. Ariko ngiyewe kugeza uyu munsi ndashima Imana ikomeye cyane ko ngihagaze mu mwanya yo ishaka wo guharanira ukuri. Burya ngurira neza nurira nyuma, nguseka neza nuseka nyuma. Baseke bishime mu gihe cyabo, ariko Imana tuzi ko mu gihe cyacu izadusubiriza. Ibyo byose bizarangirana n'ibihe bitari byiza. Nuko rero hano nashaka kugira ngo mbereke ukuntu ibintu byagezeho bigakomera ubibona neza ko wamaze kugera mu ya rubamba. Kamemu uwaguhamagaraga mu mpamvu abe mu ntara ye ntabwo ari kumubwira uti tumerewe nabi, kubera ko agomba kumumotiva kugira ngo mukomeze mushinga imizi. Ariko ubundi ibintu ubona ko bikomeye, twarinze tugera muri gereza tukibwira abantu tuti mukomere cyane, kandi koko icyo nshima nuko twaje tukabasanga barakomeje kubaka ibintu bigakomeza bikagenda. Mbese imbera kuri kanarenga n'imipaka y'u Rwanda ikagenda inanagera no ku isi hose igashinga imizi, aha ari abanyarwanda hose. Urumva ko rero twakoze ibintu bikomeye, Imana yagiye idufashamo. N'ubu ngubu kandi bigikomeye. Dushimire rero intwari zacu, ari ziri mu gihugu hari n'iziri hanze, zose zikomeje urugamba rwo guharanira impinduka. Mukomere cyane. Aha rero akantu nashaka kugira ngo nari nsimbutsemo, nashaka kubereka, nashaka kubabwira nti hari igihe ibintu biba bikomeye, umuntu mukuru bitewe n'urwego arimo abona ko bikomeye, ariko nyine ntabwo yaza kubwira abana ngo mugiye kuburara, ahubwo arababwira ati abatekera ikingiti. Akara niko ngarukaho nkavuga nti ziriya nama uriya mugabo yatangaga, hari igihe yarebaga ati ibi bintu kuko yavuze iyo ashatse kugereranya, njye niko mbibona, ati biramutse bigenda nuko abazi ko bishoboka, ahubwo akabwira abantu ati nyaboneka mugenze gutya kugira ngo ibi nuko ababireba nyine bari kora mu ndorerwamo, akavuga ati biri tamvere, kuko buri ikintu kidashoboka nta nubwo wakwiguna na gitaye igihe cyo kukivuga. Buri ikintu kivuga kubera kubona ko icyo kintu gishobora kuba gihari, ugashaka ingamba zo kuba wavuga uti tube dutangira hafi kugira ngo iki kintu kizatubeho. Icyo mwacyumvise nabo bari abana ba YouTubers rero bataba bazi politike, baza gushaka gusobanura ikinyarwanda cy'umunyarwanda wavuze ikinyarwanda, hariya rwose muba muri kure ntago muzi politike bikomeye. Umuntu wavuze biriya yavuze ibintu bikomeye cyane, kandi nawe areba niyo bari kubwira abantu. None se wabwira tuvuge wabwira abantu ngo
ngo muzarurwane neza kandi uzi ko nta rugamba ruzabaho, nta n'uri kubaterana n'uwitegura, ahubwo aho ngaho uhita ubabwira uti mwashene mu iterambere igihugu cyacu gifite umutekano ntimugire ubwoba. Urumva ko rero imvugo y'ubu ngubu ukurikije izavugwa kera, ubu ngubu ubona ko hari imvugo zo kuvuga kwerekana ko abantu bagomba kugira imite, nicyo uriya wenda yavugaga, kubera ko bitagenze gutya bigenda, ariko hari igihe kitasa ibyo ngibyo bitaza, ahubwo byerekana ko dukomeye dufite imbaraga, hari imbaraga nta n'icyadukora. Ariko uyu munsi usaba gukora kuvuga ati nite, nuko ubona ko iyo nite ishobora guterwamo n'ibibazo. Nubwo nkuko rero mbibona aho ngaho iyo bikomeye rero burya abantu baragira, ariko aha ngaha nivugiraga ku byerekeye iwacu, byo nivugiraga iby'iwacu. Radio Rwanda ikavugira i Kigali kandi iri kurenga hehe, ibyo nabyo ni ibintu bijya bibaho, ariko ngiye ibyo ngibyo ntabwo mbyifuza. Ngiye mu tujuru mu byifuzo byanjye nuko ibyo ngibyo kuvuga ngo abantu ngo barahunga, ngo bararwana, baricana, amaraso arameneka mu gihugu, ibyo ngibyo Nyagasani Imana mpora nsengera n'igihugu ngo waduha ibintu bikarangira neza, uwumva yiyumva mu icyaha yarakosheje agapfukama agasaba Nyagasani imbabazi, uwo abantu bagishinja, urukiko rugishinja ati wowe wakoze abanyarwanda nabi, agasaba imbabazi abanyarwanda, agategereza icyo abanyarwanda bamutegeka, sibyo? Ubu igisubizo kiri mu cy'abanyarwanda kiri mu banyarwanda twese muri rusange. Naho ibintu byo kwirwa dutekereza ngo nigweze turamuze tujyana aho narabivuze nongere mbisubiremo, aho kugira ngo utekereze kumva ngo nahungira ishaka, ahubwo uti abanyarwanda ko turi mu nzara twahahira he, abanyarwanda ko turi mu mwiryane, cyangwa se ari abahunze igihugu, cyangwa se ari ibitekerezo bishobora kuba bigira gutya bitewe mu rwego rwa diplomasi n'abanyarwanda muri rusange, twahuzwa n'iki? Mbere yo gutekereza ibyo ngibyo byose, igisubizo kiri muri twahuzwa n'iki, twahahira hehe. Tubonye icyaduhuza twese ntabwo twatekereza aho twahungira, kuko ntacyo twaba duhunga, kuko ya inite yaba yamaze deja kugira guhura, tuyaba byamaze kuyihuza, ibintu byagenze neza. Nuko rero avuga ko u Rwanda na Venezuela byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ajyanye no gukuraho visa z'abadiplomate ndetse n'iz'abakozi ba leta. N'abadiplomate n'abakozi ba leta ntabwo zikureba wowe wa muturage we. Ni ukuvuga ngo abaturage, abakozi ba leta bose bo mu Rwanda bari gushyiraho amasezerano yo kuba bibaye ngombwa bakwigira muri Venezuela, batiriwe bajya kubyigana kuri ambasade, no gufata Rwanda, niba ari Rwanda yerekeza Venezuela, niba ari no gukodesha za Kenya, indege za Kenya, za Uganda n'izahe, bagapakira abakozi bati turagiye gutembera muri Venezuela, tugiye gukorera muri Venezuela akama vacances, tugiye kubafata runaka, twigire muri. Ni ukuvuga ngo umukozi w'u Rwanda, nicyo izintu niko hano bari kutubwira yuko u Rwanda na Venezuela buyashyizeho umukono ku masezerano y'ubufatanye ajyanye no gukuraho visa z'abadiplomate ndetse n'iz'abakozi ba leta. Gushyira rero umukono kuri aya masezerano ni bimwe mu byaranze uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Venezuela witwa Ivan Eduardo Gil Pinto uri mu Rwanda. Akaba yanagiranye rero ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente byibanze cyane ku gukomeza guteza imbere umubano w'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Aya masezerano hagati y'u Rwanda na Venezuela yashyizweho umukono na ba Minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga ku mpande zombi, Dr Vincent Biruta na Ivan Eduardo Pinto. Mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente kuwa mbere Ugushyingo 2023 byagarutse ku bufatanye bw'ibihugu byombi ndetse no kuri aya masezerano ajyanye no gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi bafite pasiporo z'abadiplomate. Muri kubyumva mu biganiro bagiranye na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente kuwa mbere Ugushyingo 2023 byagarutse ku bufatanye bw'ibihugu byombi ndetse no kuri aya masezerano ajyanye no gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi
bafite pasiporo z'abadiplomate ndetse n'iz'abakozi ba leta bagiye mu butumwa mu rwego rwo koroshya imigenderanire mu nzego za leta. Hano rero baravuga ko ari pasiporo z'abakozi ba leta ndetse n'iz'abakozi ba leta bagiye mu butumwa mu rwego rwo koroshya imigenderanire no mu nzego za leta. Ariko ahangaha reka nanone nibaza, iyo umukozi wa leta agiye mu butumwa n'ubundi nko muri Amerika, tuvuge nka minisitiri yagiye muri Amerika mu butumwa, habaho kugorana ku byerekeranye na pasiporo ubu na nuzana za visa. Sinzi ko visa bitagorana mu gihe abona ko agiye mu butumwa bw'akazi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela avuga ko ikigamijwe ari ukwihutisha ibikorwa by'ubutwererane mu nzego zitandukanye. Ati twagiranye ibiganiro by'ibanze ku kwihutisha ubutwererane hagati ya Venezuela n'u Rwanda nyuma y'ibiganiro hagati ya Perezida Maduro na Perezida Kagame muri Havana mu byumweru bike bishize. Twahawe amabwiriza yo kwihutisha no gushyiraho ubutwererane hagati ya Venezuela n'u Rwanda. Urebye nibyo twibanzeho uyu munsi, twarebeye hamwe inzego zitandukanye twagiranamo ubutwererane nk'ubukerarugendo, ingufu, ubuhinzi, ubuzima, uburezi na siyansi n'ahandi hose twagirana ubufatanye, ndetse twanemeranyijwe gushyiraho komisiyo ihuriraho n'ibihugu byombi ishobora gutangira bishobotse umwaka utaha 2024. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero n'ubutwererane bw'u Rwanda Dr Vincent Biruta avuga ko iyi komisiyo ihuriweho izajya yiga ku nzego zitandukanye z'ubufatanye kwihutisha ubutwererane hagati y'u Rwanda na Venezuela, biri mu byo abakuru b'ibihugu byombi bemeranyijweho ubwo bahuraga muri Nzeri uyu mwaka. Kiro kikaba ari ikinyamakuru umuseke.com ndozi cyanditse iyi nkuru. Bavuga ko abadiplomate b'u Rwanda ro kwigira muri Venezuela nta birenze muri rusange, niko bavuga. Hano rero hari inkuru ivuga ko u Rwanda rwakuyeho visa ku banyafurika. Hari ibintu u Rwanda rwagiye rukuraho ubundi, rukuraho imodoka zifite agaciro gahenze, rukuraho imisoro. Ntago wakura imodoka y'amafaranga y'ikirenga, uyu nguwa bari umukire ntago wakuraho umusoro. Kuri njyewe ntago nakuraho umusoro ku mukire ngo musige ku mukene. Uzabona imodoka y'imbabura igenda ita amapiyese uyishyireho umusoro mwinshi, ariko wazanye ya modoka irenze ari wowe wakagombye guta ngo nukugira imodoka zinjire mu gihugu. None Perezida Kagame rero ngo yatangaje ko u Rwanda rwakuriyeho visa ku banyafurika bose binjira mu gihugu. Yabitangaje rero ku wa 4 tariki ya 2 Ugushyingo 2023 ubwo yatangizaga inama y'ihuriro ry'ikigo mpuzamahanga ry'ubukerarugendo bita WTTC iri kubera mu Rwanda. Mu ijambo rye Perezida Kagame yagize ati twakuyeho kandi inzitizi za visa ku banyagihugu bo muri buri gihugu cya Afurika hamwe n'ibindi bihugu bitari bikeya. Ibihugu bya Afurika, ariko yaba ibihugu bya Afurika, ibi bihugu yabo ko tubikuraho visa, turabikuraho visa, babishaka natwe bazi dukuriraho, kuko ibihugu bya Afurika twaya tugenda nta visa ari ukwigendera uko wishakiye. Umunyafurika uwo ari we wese ashobora kwinjira mu ndege ijya mu Rwanda igihe cyose ashatse, kandi nta kintu na kimwe azishyura kugira ngo yinjire mu gihugu. U Rwanda rwafashe ingamba zo guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo, rugirana amasezerano n'amakipe y'umupira w'amaguru akomeye ku isi. Inzego z'ubukerarugendo ibi bintu kuva byaba, ariko ngewe ndakibaza inyungu y'ibi bintu ntago ndabibona ngewe kubyerekeranye n'ibi bintu. Bwa ngo ubukerarugendo bwateye imbere twagize gute, ndacyabona inzara. Muribuka ko u Rwanda mw'iyi minsi cya gitutsi bajyaga badutuka ngo urakary'imbwa, ukwanga turakary'imbwa iriya mbwa. Ubuzare ngo no bari gusaba n'amategeko yo kugira ngo imbwa yemerewe kuribwa, aributse ko nta n'itegeko rihano wariye imbwa. Mu Rwanda nta tegeko rihari, ariko imbwa ngo bazimaze bazijya, nta n'utarayirya, hari mu masambusa n'ibindi ateye. U Rwanda rwafashe ingamba zo guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo, rugirana amasezerano n'aya makipe y'umupira w'amaguru akomeye ku isi, ariko mu Rwanda inzara iri kunuma. Muri ayo harimo Arsenal, Bayern Munich, PSG yo mu Bufaransa, ndetse n'irushanwa nyafurika ry'amakipe yo muri Afurika, aho bashishikariza rero amahanga gusura u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. U Rwanda rubaye urwa 4 rukuriyeho visa abanyafurika nyuma ya Seychelles, Gambia na Benin.
Perezida rero William Ruto wa Kenya nawe aheruka gutangaza ko igihugu cye mu Rwanda mu mwaka wa 2024 kizakuriraho visa abanyafurika. Hari ibihugu rero kandi biheruka kugirana amasezerano akuraho visa ku bashaka kubyinjiramo muri ibyo bihugu harimo Ghana na Afurika y'Epfo, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hariho kandi biheruka kugirana amasezerano akuraho visa ku bashaka kubyinjiramo. Hano urabona ko ari ibi bihugu, ariko kubera icyo u Rwanda rudakurirwaho visa kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi duturanye, hasi hose tuvuga ko hari akabazo, kubera ko u Rwanda rwagombye guharanira yuko natwe izo visa zikurirwaho abandi banyafurika. Nko Kongo byo ngibyo kibazo ntabwo cyagombye kuba gihari. Umurundi rero wikomereje ngo atoherezwa iwabo byarangiye u Rwanda rumutanze. Hano rero u Rwanda rwakuyeho visa ku banyafurika, ni inkuru ahangaha iri kuvugwa cyane. Hano bakomeza bavuga ko Musanze umusore yishwe mu buryo bwa kinyamaswa. Iyi nkuru y'Umusanze rero ari ya nkuru tuvuga tuti ikibazo cy'umutekano muke mu Rwanda ntabwo byoroshye. Ndababwiza ukuri usomve hano mu Rwanda ibintu by'umutekano muke tujuru n'ibigenda wumva. Hano ku iyi nkuru bakomeza bavuga yuko Musanze umusore yishwe mu buryo bwa kinyamaswa. Bavuga ko umugabo wakoraga umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku igare yasanzwe yapfuye, abamwishe bamukase ijosi. Ahagana saa moya za mu gitondo cyangwa saa 12:57 mbere ya saa sita ku wa gatatu tariki ya mbere Ugushyingo 2023 nibwo abantu babonye umugabo witwa Baririka Jean Dodier w'imyaka 44 y'amavuko yishwe. Uyu yaratuye mu mudugudu wa Nyakinama mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze. Amakuru y'urupfu rwe yatanzwe n'umuturage wabonye umurambo agiye guhinga, akabona igare riri mu kayira hepfo yahari umurambo. Umurambo we rero wabonetse mu murenge wa Rugera, akagari ka Nyarutembe, mu mudugudu wa Kirebe mu karere ka Nyabihu. Biravugwa ko abaheruka kubona uyu mugabo bwa nyuma bamubonye ku mugoroba saa 12:30 ku kabari kuwitwa Bagirubwira Jean Damascene n'uwo bita Sayi aho mu murenge wa Rugera mu mudugudu wa Kirebe hafi ya centre ya Kinkware. Ngo yasangiraga na bagenzi be aribo Nzira Karengane Christophe na Nagasanzwe Eric batuye mu mudugudu umwe na Nyakwigendera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugera Kabera Canisius yemeza iby'aya makuru, agasaba abaturage kujya batanga amakuru mbere y'uko icyaha kiba, ndetse anihanganisha umuryango wanoze ko bamusanze muri icyaha cyari kubabwiye n'iki cyakoreye. Yagize ati uyu muturage ni uwacu ariko yiciwe mu murenge wa Rugera, akarere ka Nyabihu. Polisi na RIB ya Rugera hari abo bamaze gufata kugira ngo bakomeze iperereza, kuko bivugwa ko ngo basangiriye mu kabari hamwe muri Nyabihu. Nta kandi makuru turamenya. Akomeza rero ati icyo dusaba abaturage ni ugukomeza dufasha inzego z'iperereza ku makuru yose bamenya. Ikindi ni ukwihanganisha umuryango we, by'umwihariko umugore we n'ababyeyi be n'abanyarwanda muri rusange. Turasaba buri wese kuba ijisho rya mugenzi we kugira ngo bajye badufasha gukumira icyaha kitaraba. Hano se babibwirwa n'iki ko Nyakwigendera asize umugore n'abana 3 bamaze gufatwa bakeka uruhare mu rupfu rwe, harimo abo basangiraga mbere y'uko apfa. RIB ku bufatanye na polisi umva rero ko bafashe abo basangiraga. Ntiwamenya rero niba tuzabimenya neza uko bizakurikira, ariko mu Rwanda ngira ngo mugenda mubyumva hirya no hino ububyo wumva ko ari ibindi n'ibindi. Hano bakomeza ari inkuru twari twigeze kuvuga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga ko FARDC yahaye urwamenyo abibwira ko bazamburwa Goma. Hano rero umuvugizi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yakuriye inzira ku murima abatekereza ko umutwe wa 23 uzigarurira teritwari ya Nyiragongo n'umujyi wa Goma. Liyetona Colonel rero wo bita Njike Diome
Guillaume Kayiko yabwiye Radio Kapiko uyu mutwa wa M23 udateze kubatsinsura mu birindiro muri Nyiragongo kandi ko uzatsindwa mu bihe bya vuba. Uyu musirikare avuga ko batazemerera uyu mutwa wa M23 n'ingabo z'u Rwanda gufata ibirindiro bya FARDC nkuko bimeze muri Kibumba mu mizi y'ikirunga cya Nyiragongo. Yagize ati turabizeza kandi dufata uyu mwanya kugira ngo twizeze abaturage ko FARDC itazemerera ingabo z'u Rwanda zikorera muri M23 kugerageza gufata ibirindiro bya FARDC nkuko bimeze muri Kibumba. Ingabo rero za Kongo zikomeje ibikorwa byo gusuka ibisasu biremereye ku mutwe wa M23 ari nako bihitana abasivile b'inzira karengane. FARDC ivuga ko iri guhashya umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo bifite umugambi wo gufata umujyi wa Goma. Umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza ko wubahirije ubusabe bw'abakuru b'ibihugu byo mu karere ariko ingabo za leta zikaba zikomeje kubagaba ibiterano. Rero ndabona ari inkuru yandekeze Johnson ku Museke. Bavuga ko M23 rero ngo yakomeje ngo kugira kwihangana cyangwa se kugira gute ariko nako ngo kubahiriza amasaha ariko Kongo nayo kavuga ati ntago yayubahirije kuko itarambitse intwaro hasi nkuko byavugaga. Nuko rero banyarwanda kazi reka twiganire ku musozo w'ikiganiro. Tubashimire cyane uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukomeje kubana natwe n'uburyo mukomeje kutuba imbere mu bintu ibyo ari byo byose. Bakunze bacu rero turabakunda kandi tubazirikana umunsi ku munsi. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu iteka bahere n'umwizero wa Silva Perezida PSB kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka rero. Ciao.